nimuhaguru kuko turengera ibidukikije. Iyi ndirimbo ni nziza cyane, ni intore tuyisenge. Okay, saa 12 zirageze rero nkuko twabisezeranye guhera ejo. Ya posta twashyizeho ejo yavugaga ko space itangira saa 12, nayitangije imbere ho gatoya kugira ngo tubanze tujye mu byicaro. Ubwo rero igihe kirageze ngo dutangire. Nitwa Oswald Oscar Keba, hara mugenzi wanjye Romek Yisa n'intwari aramfasha kugira ngo iyi space tuyifate tuyikomeze itaza guhirima. Namuhaye inshingano zo kuba co-host, niba yazibonye nabwo mbizi, ndetse na Green Gicumbi namuhaye inshingano zo kuba co-host. Yes, Yisa n'intwari umeze ute? Usakwe muwiri wa makuru. Tsinda. Reka dufatanye hamwe turengera ibidukikije. Ese Green rurindi zaza ryari brother wanjye? Turashaka kurengera ibidukikije rurindo. Kubyumva kabona ari nshya. Kandi bita Green Gicumbi, Green rurindi zaza ryari gisarirwa. Ariko irurindo dufite na klima nziza, dufite n'ibidukikije byinshi. Akabura gatoya no kugira ngo tubisigasire. Okay. Sasa rero reka nangire mbwira bari kuri space abo turi kumwe nabo muri iki kiganiro kigiye kuvuga uko twacunga amashyamba mu buryo burambye hagamije kurengera ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Icyo twakwigira ku mushinga Green Gicumbi. Yego, turaba turi kumwe na Kagenza Jean Marie Vianney, akaba ari umuyobozi w'umushinga Green Gicumbi. Turaba turi kumwe kandi na Dr Concorde Nsengumuremyi, ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'amashyamba, ndetse kandi na Nkunziza Olivier, akaba ari impuguke mu birebana n'amashyamba, n'umugishwa nama muri iyi mishinga, akora mu kigo cyitwa IBC Consultancy Firm. Nuko nkuko bimeze, katurebe ko abatumirwa bacu bose bamaze kugera mu byicaro kandi ko bose bafite microphones. Yego, Dr Concorde uratwumva? Ndabumva neza. Murakoze cyane. Muri isanga. Twaguhaye ikaze. Yes, murakoze cyane. Mu by'ukuri nanjye ndishimye, nishimiye kubana namwe muri kino kiganiro cyo kurebera hamwe imicungire y'amashyamba mu buryo burambye mu gihugu cyacu, tunagaruka cyane ku mushinga wa Green Gicumbi. So nishimiye kubasangiza bimwe mu bibazo mu bisubizo by'ibibazo bishobora kuba biteye amatsiko hamwe n'abafatanyabikorwa ndetse n'abandi bose bari kutwumva. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Okay, ndabona n'umuyobozi w'umushinga Green Gicumbi Kagenza Jean Marie Vianney, katurebe. Yego, yahageze. Kagenza, mwiriwe neza, muri amahoro? Mwiriwe neza, umugoroba mwiza mu mahumbezi ya Gicumbi, turabasuhuza. Namwe mumeze neza? Yego, tumeze neza, turashima Imana. Amina. Harabura umutumirwa umwe ndatekereza ugera mu byicaro. Hagati aho mu gihe tumutegereje, reka dutangire ikiganiro kugira ngo dukoreshe neza igihe. Turatangirana n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'amashyamba, atubwire ku birebana n'ishusho yagutse y'amashyamba muri u Rwanda rwa Gasabo. Amashyamba ari ku buso bungana bute? Intego ni iyihe? Gutyo turagenda tuganira gutyo, nta kibazo. Deje, ijambo ni ryawe. Yes, murakoze cyane Oswald kuri uno mwanya mwiza muduhaye kugira ngo tubashe kuvuga ku ishusho y'amashyamba mu Rwanda, aho duhagaze, intego cyangwa se intumbero dufite mu gukomeza guteza imbere urwego rw'amashyamba mu Rwanda. Mu by'ukuri uyu mwanya tuvugana muri uyu mwaka twamaze kugera ku buso bugera kuri 33.4% by'ubuso bw'igihugu, bw'ubutaka bw'igihugu cyose. Ubuso rero navuga ko ari ikintu gishimishije kuba 33.4% by'ubuso bwose bw'igihugu buteyeho amashyamba.
akaba ubwo buso n'ubundi bungana, iryo janisha rikaba ringana na hegitari zigera ku 724,690 so amashyamba yacu rero mu gihugu agabanyijemo ibice navuga bitandukanye, ariko by'umwihariko muri rusange tugira amashyamba ya leta n'amashyamba y'abantu ku giti cyabo, ariko muri buriya buso bwa 33.4% tugiye dufitemo amashyamba y'amaterano, amashyamba yaba ari amaterano yatewe na leta cyangwa se amashyamba yatewe n'abantu ku giti cyabo. Ayo mashyamba rero akaba aboneka ku ijanisha rya 53.5%, ari yangana n'ubuso bugera ku 387,445, ndavuga hegitari. Hakaba ariho n'ubuso n'ijanisha rigera kuri 18.1% cy'amashyamba ya kimeza ariko ateye mu misozi. Hakaba ariho ndetse n'ubundi buso n'irindi janisha rigera kuri 22.3%, ariho ubuso buriho ibiti ndetse n'icyo nakwita umukenke. Tukagira n'ubundi buso bugera kuri 6.1% hagiye hateye icyo nakwitwa uduti cyangwa se ibiti bya bindi bito bito cyane. Muri rusange rero usanga amashyamba menshi yiganje mu ntara y'Iburasirazuba, agakurikirwa n'intara y'Amajyepfo, akurikirwa n'intara y'Iburengerazuba, ndetse hakarangira ku ntara y'Amajyaruguru muri rusange. Ariko buriya n'umujyi wa Kigali ari bubarizwamo amashyamba make cyane, ariko buriya nanone ugasanga umujyi wa Kigali niho harimo hibandwa ku biti by'imitako birimbisha imijyi. So twagera rero ku turere ugasanga Nyaruguru niho hari amashyamba menshi, akurikiwe n'akarere ka Nyamagabe, akarere ka Rusizi ndetse na Nyamasheke. Hari uturere rero tugiye dufite usanga harimo amashyamba make cyane nakwita uturere twa nyuma twavugamo, ndetse nk'akarere ka Kamonyi gafite amashyamba ateye kuri hegitari 9,000 gusa na 16, akurikirana na Nyanza ndetse na Ruhango. Ni uturere rero dukwiye kwitabwaho, turimo dushyiramo imbaraga mu mishinga turimo izakorera mu majyepfo. Utu turere tw'intara y'Amajyepfo tukazaba turi mu turere tuzibandwaho natwo dutoshye. Ikindi yenda Karame, narinde ayo majyepfo ari ubuze njye numva ngo Green Amayaga ubwo izaba iri muri urwo rwego. Yego, Green Amayaga ni umushinga Minisiteri y'Ibidukikije mu kigo cya REMA ndetse no ku bufatanye n'ikigo cy'amashyamba. Ni umushinga wagize mu by'ukuri akamaro nawo, ariko n'umushinga urimo urangira. Ariko ubu dufitemo mu majyepfo dufitemo umushinga twita navuga uzibanda cyane ku biti bivangwa n'imyaka ndetse no gusazura amashyamba. Ni umushinga urimo utangira uyu mwaka 2024, uzamara imyaka 5, ariko mu by'ukuri utu turere nk'uko twavuze harimo akarere ka Gisagara, akarere ka Ruhango, akarere ka Kamonyi ndetse n'utundi turere ntabashe kuvuga two mu ntara y'Amajyepfo tuzibandwaho cyane muri uno mushinga. Hari n'indi mishinga turimo duteganya nayo izatangira umwaka utaha izibanda muri tuno turere tw'intara y'Amajyepfo tutagira amashyamba. Turaza kwigarukaho Deje. Ndagira ngo mbaze ikibazo cy'amatsiko. Hariya utwo turere uvuze two ku mayaga tuzira iki kuba ari utwa nyuma cyangwa se utwa mbere mu kutagira amashyamba menshi? So urakoze cyane. Utu turere mu by'ukuri nta mashyamba menshi dufite, ariko yenda byagiye biterwa ubundi ahantu henshi mu gihugu murabizi mu mateka ahantu henshi hahoze amashyamba buriya ndetse n'ibiti byinshi, ariko mu by'ukuri bitewe n'ukuntu n'imibereho y'abaturage n'ukuntu abantu bagiye bataka aho amashyamba yari ari, bashakisha cyane by'umwihariko ubutaka bahingaho ibihingwa, byagiye bituma amashyamba bayataka bakayakuraho kugira ngo babone ubutaka bahingaho. Ndetse ugasanga
bitewe n'imibereho y'abaturage rimwe na rimwe usibye no gutema amashyamba bashaka ubutaka bayahingaho, ugasanga n'amashyamba menshi yagiye atemwa kugira ngo babone imibereho, batwika amakara ndetse rimwe na rimwe bakanayatema ariko ntibabashe no gusubiranya aho amashyamba yahoze. Ugasanga abantu yenda barimo barabaza amashyamba, baratema amashyamba kugira babone ibiti babaza, ariko ugasanga n'ubundi ntibabashije guhita basubiranya hahandi amashyamba yarari. Bikarangira rero uturere bitewe n'ahantu imbaraga zagiye zishyirwa kugira ngo dusubiranye amashyamba aho yahoze, ugasanga yenda utwo turere hashiyemo igihe nta mishinga mu by'ukuri isazura amashyamba yari ihari. Ari nayo mpamvu ubu hariho imishinga mu majyepfo nayo, usibye n'indi mishinga iri hirya no hino mu gihugu, ariko ubu igihe cyo kwitabwaho mu ntara y'amajyepfo naho kirageze kugira ngo ubuso buteye amashyamba mu by'ukuri buzamuke, yaba amashyamba yashaje, amashyamba atanga umusaruro, cyangwa se n'ibindi biti by'ubwoko butandukanye bishobora guterwa mu mirima ndetse no ku mihanda ndetse n'ahandi. Murakoze. Okay. Yes, murakoze kugira ngo twese imikoro itugereho. Wenda bari kuri space banyihanganira ngo baze ikibazo kimwe nawe gisubize mu munota umwe. Kuki amashyamba kuki twayaganiye, kuki twayataramyeho, kuki agomba guterwa, kuki u Rwanda rugomba kuba rufite ubuso burenga 30% buteye amashyamba ni iki mu by'ukuri? Mu by'ukuri amashyamba adufatiye runini. Nabihereyeho nsa n'uvuga amashyamba tugomba kuyatera, tukayitaho, tukayabungabunga, kubera ko buriya amashyamba ni ubuzima. Amashyamba atariho hari byinshi byiza tubasha kugeraho tutageraho. Turebye nko mu bukungu ndetse n'imibereho myiza, usanga amashyamba afite uruhare runini mu kongera no kuzamura umusaruro mbumbe w'igihugu. Dufashe nk'urugero muri 2022 aho wasangaga amashyamba yaragize uruhare kuzamura umusaruro mbumbe w'igihugu ku kigerero cya 6%. Amashyamba afite agaciro kanini cyane kubera ko buriya amashyamba atanga imirimo myinshi cyane hirya no hino. Buriya uturere twose tugira udukiriro, kandi udukiriro usanga bari kubyaza umusaruro no kongera agaciro ibikomoka ku mashyamba. Iyo uvuze made in Rwanda n'urugero, usanga amashyamba ndetse ibiti bifite uruhare runini mu gushyira mu bikorwa gahunda ya leta ya made in Rwanda, ku buryo uba usanga amashyamba tugomba kuyitaho kugira ngo bya bikoresho by'ibanze cyangwa se bya bintu by'ibanze bibazwa cyangwa se bibyazwa umusaruro bikongerwa agaciro, tugakuramo ibindi muri gahunda ya made in Rwanda, dukomeze kubigeraho. Amashyamba buriya tugeze kure, dusigaye dufite inganda mu gihugu zitanga amavuta aturuka ku mashyamba. Muzanye mumva yenda mu ndimi z'amahanga ni essential oil, ni huile essentielle, amavuta, imibavu ndetse n'ibindi. Amashyamba tugomba kuyitaho kubera ko usibye n'imibereho myiza ndetse n'ubukungu, usanga atuma tubasha no kubasha kugira ubuzima bwiza, tukabona umwuka mwiza duhumeka, dufasha guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Buriya amashyamba atabayeho, buriya n'urusobe rw'ibinyabuzima. Iyo tuvuze urusobe rw'ibinyabuzima tuba tuvuze ibindi bimera ndetse n'inyamaswa. Atuma buriya tubasha kugira gukomeza kubumbatira no gusigasirira urundi rusobe rw'ibinyabuzima. Buriya n'ubukerarugendo murabizi ko rushingiye akenshi mu Rwanda, usanga ni ku nyamaswa, ni n'ahandi hantu heza, ariko n'izo nyamaswa iyo uvuze n'ingagi usanga n'ubundi ishyamba ryo zicumbikiye hahantu, bityo umusaruro uturuka ku bukerarugendo nawo ugakomeza guteza imbere umusaruro. Buriya amashyamba afasha izindi segiteri nk'ubuhinzi gukomeza kubaho, kurwanya isuri, wongera umusaruro ku bikomoka ku buhinzi, mu by'ukuri kurura imvura n'ibindi. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Arakoze cyane Dr. Concorde Nsengumuremyi, umuyobozi mukuru w'urwego rw'ikigo cy'igihugu cy'amashyamba. Yes, iki kiganiro turiho kuri X kirareba ku buryo bwo kubungabunga amashyamba mu buryo burambye, twigira ku mushinga Green Gicumbi. Umushinga Green Gicumbi barongera badusobanuriraho gatoya, ariko
ibibazo uyu mushinga wakemuye ni ibihe? Muyobozi w'umushinga Green Gicumbi, mugera hari Gicumbi ibibazo amashyamba yari afite ni ibihe? Ubidusobanurire wihuse, unatubwire uko mwabigenje ku buryo ubu bintu bishobora kuba ari byiza. Uratubwira nuko bihagaze ubu ngubu. Kagenza Jean Marie Vianney, ijambo ni iryawe. Murakoze cyane, ndetse ndashimira n'umuyobozi w'ikigo cy'amashyamba. Mu by'ukuri amashyamba, igiti ni ubuzima, ngira ngo na Deje yagarutseho ibyiza by'amashyamba. Umushinga Green Gicumbi ubundi ni umushinga wubaka ubudahangarwa ku mihindagurikire y'ibihe. Rero impamvu nyamukuru hazamo n'iki gice cyo kubungabunga amashyamba ku buryo burambye ni uko amashyamba acunzwe neza agira uruhare mu kubaka ubudahangarwa bw'umuturage w'umunyarwanda, cyane cyane ku ngaruka ziterwa n'imihindagurikire y'ibihe. Rero umushinga Green Gicumbi, igice cy'amashyamba ni kimwe mu bice bine by'umushinga. Ubundi mu by'ukuri uyu mushinga nk'uko mubizi cyangwa bamwe babyumvise, ni umushinga Minisiteri y'Ibidukikije, ariko ushyirwa mu bikorwa n'ikigega cy'igihugu gishinzwe gutera inkunga imishinga cyane cyane ibungabunga ibidukikije, Rwanda Green Fund cyangwa se muzi kuri FORD. Rero mu mushinga wa Green Gicumbi ubundi kubungabunga amashyamba ni ibintu by'ingenzi. Ntabwo ngaruka ku kamaro k'amashyamba n'ubwo wenda nyakubahwa Deje bivuze muri makeya, ariko amashyamba muzi ko avamo ubukungu, ibikoresho biva mu biti muzi akamaro kabyo. Mbese amashyamba afite akamaro ko hatwe mu bijyanye n'imihindagurikire y'ibihe. Amashyamba ubundi agira uruhare rukomeye, yaba ari ugutuma imisozi yacu cyane cyane akarere ka Gicumbi, imisozi miremire, amashyamba muzi ko afata imisozi. Amashyamba agira uruhare nko gukurura imvura, murabizi. Amashyamba nanone agira uruhare cyane cyane, muzi yuko turavuga changement climatique, climate change, imihindagurikire y'ibihe, ariko cyane cyane ntitwibagize uruhare rukomeye rw'amashyamba agira mu gufata imyuka ihumanya ikirere cy'isi. Impamvu habaho imihindagurikire y'ibihe ahanini ibikorwa bya muntu byangiza ikirere cyacu. Iyo ikirere cyangiritse n'ibihe byacu birangirika. Ubwo mba mvuze ibihe cyane cyane umuhinzi w'umunyarwanda cyangwa umuturarwanda yumva yuko hahindutse, yaba ari umuhinduko wari umeze, urugaryi, itumba n'impeshyi. Izo ngaruka rero z'imihindagurikire y'ibihe zigira ingaruka ku bikorwa bya muntu. Amashyamba rero ni kimwe mu bimwe bikomeye bishobora gutuma bibungabunga ikirere, ko bifite ubushobozi bwo gusubiza imyuka ihumanya ikirere, bikabisubiza mu butaka, bukatuzanira umwuka oxygene duhumeka. Rero ngarutse ku kibazo cyanyu, mu by'ukuri hano Gicumbi kimwe n'ahandi mu gihugu, ubundi akarere ka Gicumbi murakazi, ni akarere k'imisozi miremire ifite ubutumburuke buri hejuru. Ni akarere kibasiwe mu myaka yashize kubera guturwa, uburyo bw'imihingire, ndetse ni akarere kahoranye amashyamba, cyane cyane kateweho amashyamba kera, bivuze ko amashyamba yako amenshi yari ashaje. Muzi uruganda rw'icyayi rwa Murindi, hariya hegera ku mupaka w'Uganda, ni uruganda rumaze imyaka myinshi, bivuze ko n'abanyagicumbi batangiye gutera amashyamba y'amaterano kera. Rero akarere kagaragajwe mu isesengura ryakozwe ko gafite ibibazo bikomeye cyangwa gafite ibyago byo kuzibasirwa imihindagurikire y'ibihe. Leta y'u Rwanda rero igahitamo mu turere twa mbere mu gusazura amashyamba ku buryo burambye. Amashyamba dusazura ni amashyamba ahanini y'amaterano. Muzi ko hano nta mashyamba ya kimeza mu karere ka Gicumbi tugira. Deje yagarutse ku maparike cyangwa amashyamba ya kimeza. Twebwe amashyamba dufite n'ay'amaterano yarashaje cyane. Wenda mbahaye urugero rutoya kugira ngo mubyumve. Hegitari imwe y'amashyamba yasarurwagaho nibura amasiteri hagati ya 40 na 50 na 60, kandi ubusanzwe mu buryo bwiza ishyamba ricunzwe neza yasarura hagati y'amasiteri 200 n'amasiteri 300. Ubwo ndavuga wenda ntanze urugero rw'inturusi dukunda kubona ahenshi mu gihugu mu mashyamba y'amaterano. Rero umushinga wa Green Gicumbi icyo ukora cyane ni ugufatanya n'abaturage bafite amashyamba kuyavugurura cyangwa se kuyasazura. Ni ukuvuga ko igiti niba nta musaruro cyakigitanga, yaba ari mu bushobozi bwo gutanga amafaranga
yaba ari ubushobozi bwo gutanga, yaba ari ibicanwa, yaba no mu bushobozi bwo gufata imyuka ihumanya ikirere, ubwo bushobozi bwose buragabanyuka, ari nako bigabanya umusaruro ujya mu mufuka cyangwa se twavuga amafaranga ufite ishyamba akuramo. Rero umushinga wa Green Gicumbi waje gufasha cyane cyane kugira ngo wongere umusaruro w'amashyamba. Icyo navuga rero ni uko tumaze gusazura amashyamba yari ashaje cyane agera kuri hegitari 2,000. Ibyo dukoramo bitandukanye ni uko amashyamba dusazura cyane n'ay'abaturage, ariko abaturage ubwabo babigiramo uruhare gutangira, yaba ari abagore n'abagabo bahabwamo imirimo, ariko bakigishwa nanone gukunda igiti, gutera igiti, kubungabunga igiti, ndetse ibyo tuvuga ngo gucunga ku buryo burambye, ahanini ni uko usanga abantu benshi hano bitabiriye kumenya guhinga, korora, ariko usanga nanone abantu bazi ko amashyamba batemamo ibiti byo gucana, bazi ko amashyamba bayakoramo amakara, ariko ntabwo bazi yuko amashyamba afite n'ubundi bushobozi bwo kurinda isi dutuye. Rero abanyamashyamba barigishwa bagahabwa ubumenyi butandukanye, ariko nanone bakiga no gucunga amashyamba ku buryo burambye kugira ngo atange umusaruro. Rero mu bijyanye no gucunga amashyamba ahanini nibyo bintu twibandaho. Ubwo ni amahugurwa cyane cyane ashingiye gutangira gutegura aho igiti giterwa, kurwanya isura y'igiti giterwa, kuba babwira ko igiti gishobora guhingirwa nawe kugira ngo gitange umusaruro cyangwa gikure vuba, ni ryari basazura amashyamba, ni ryari bakorera ishyamba, ni ryari basarura ishyamba. Mbese ibyo byose barabyiga, ariko nanone tukarenzaho yuko amashyamba nanone ashobora gukorerwamo n'ibindi bikorwa bitandukanye. Urugero, ubuvumvu tumaze kugera ku ntera ishimishije. Dufite amakoperative y'ubuvumvu, amakoperative y'amashyamba yashinze amakoperative y'ubuvumvu, ndetse dushinga dufatanyije nabo uruganda rutunganya ubuki. Ni ukuvuga yuko ishyamba bategereje gusarura mu myaka 5 cyangwa 7 nibura baba bakuramo n'ubuki, ariko nanone n'igihe bazarusarurira bazarikuramo amafaranga ashobora gutuma bishyura minerivare y'abanyeshuri, mituweli, amafaranga yo kwikenura. Mu by'ukuri hano ishyamba Igicumbi rirazwi kandi rirakunzwe cyane. Rero icyo navuga, hari amasomo menshi n'ububasangize twagiye twigiramo hano, ariko icyo nababwira ni uko uyu mushinga wa Green Gicumbi, agace k'amashyamba gafite n'akandi gace bikorana kajyanye cyane no gukoresha ingufu neza, cyangwa se ingufu nanone ku buryo burambye. Ubwo tuvuga yuko nababwiye ko uyu munsi amashyamba afite akamaro kanini, niyo akoreshwa mu ngo zacu, cyane cyane ingo nyinshi muzi ko tutaragira gaze cyangwa tudatera ku mashanyarazi, abenshi bakoresha ibicanwa, mu mashuri bakoresha ibicanwa, ariko by'umwihariko dukorana n'uruganda rw'icyayi rwa Murindi ndetse n'izindi nganda mu Rwanda z'icyayi. Ni gute bagabanya ingufu bakoresha mu gutunganya icyayi, cyane cyane badashingiye mu gutema amashyamba yatewe, nibura bakagabanya bakoresheje izindi alternative energy cyangwa se ubundi buryo bw'ingufu zisubira cyangwa ingufu zitangiza. Rero ahangaha nanone babaye abantu dusazura amashyamba, tubaha imbabura, abandi tukubaka biogas, ariko nanone icy'ingenzi ni ukubigisha cyane cyane ni gute bacunga amashyamba ku buryo atanga umusaruro, ni gute bajya ibihe byo gusarura, ni gute bamenya yuko ndetse no mu gihe kizaza wenda turi bugarukeho ku buryo isi mu Rwanda n'imihindagurikire y'ikirere. Ubu hari isoko rishyashya, hari isoko rya carbone, naryo mu gihe kizaza, mu gihe umushinga urimo uraganira n'ibigo bitandukanye, yaba ikigo cy'amashyamba, minisiteri y'ibidukikije, ni gute abantu bafite amashyamba mu Rwanda batera ibiti bafite akamaro kenshi kanini kuri twebwe wenda n'uwaba udafite ishyamba. Umuntu ufite ishyamba burya, hari umuntu ujya utubwira ati burya umuntu wateye igiti nushaka ujye umuterera isaruti, ati ku buryo burya abatanze ingufu ze mu kurinda isi no mu kuturinda twese. Ubwo rero icyo navuga ku mashyamba, ishyamba ni ingirakamaro, igiti ni ubuzima,
so turashishikariza yaba ari mwebwe cyane cyane b'abanyamakuru namwe mugira uruhare rukomeye mu nanjye ndarigira nanjye ishyamba ry'ibiti ubwo rero ufite ishyamba uraza kutugira inama y'ukuntu turyitaho rikajya ryera amanuza amaseri meza ariko nanone nawe umenye yuko nawe bajya bavuga ngo wigurire kamwe nawe ubwawe umenye yuko ufite uruhare runini mu kurinda isi dutuye ariko no kurinda igihugu cyacu ariko natwe umwuka duhumeka nawe ujye umenya ko ufitemo uruhare ubwo muraza no kutubwira mu ngo zacu ko twabigenza kugira ngo naho rwose hase nk'aho ari mu ishyamba niba byemewe simbizi njyabona mu Kiyovu hariya cy'abakire hari ishyamba ryigendera buriya rero nicyo ukomojeho gikomeye nicyo gikangurira abantu hari igihe umuntu avuga gutera igiti umuntu akagira ngo tubwiye umuntu ufite hegitari 5 ufite hegitari 10 cyangwa hegitari umuntu wese kuri metero kare atuyeho yewe n'uwaba atuye kuri metero kare 100 ashobora no gutera n'igiti cy'umurimbo mu ivaze ya mababi y'igiti burya ari muri jaride cyangwa muri bya biti byo mu Kiyovu buriya ziriya modoka zihita muri iriya mihanda yo mu Kiyovu muri Nyarugenge biriya biti byo mu Kiyovu bifata ya myuka ihumanya myinshi bikayisubiza mu butaka bigagarura umwuka wa oxygene cyangwa umwuka duhumeka ni ukuvuga ko bariya abantu rero bafite ibiti muri za jaride mu busitani bwabo cyangwa na biri mu mujyi wa Kigali dushishikariza gutera ibiti ku muhanda n'ahandi ariko cyane cyane twumve ko ubutaka bwose budafite ibindi bukoreshwa bushobora guterwa ibiti yewe no hejuru ya bariko cyangwa kuri za dari hashobora kujya ibiti rwose biriya biti bigira umwuka mwiza ariko nanone bigira n'uruhare mu kurinda ikirere cyacu natwe tukagira ubuzima bwiza wenda icyo nagarukaho ni uko murabizi ko imihindagurikire y'ibihe ntabwo intambara rero irimo kwica abantu benshi ku isi ahubwo imihindagurikire y'ibihe niyo irimo kudutwara abantu iradutwara urubyiruko iradutwara abasaza iradutwara abana binyuze mu ndwara zitandukanye z'ibyorezo ziterwa cyane cyane n'imihindagurikire y'ibihe hakaza indwara ndetse n'ibindi bigendana nazo rero icyo nababwira ni uko buri munyarwanda wese buri muturage w'u Rwanda ni igihugu gitoya deje akomoza ati dufite turavuga 30%, burya ubundi dushoboye rwose twagira 80%, ariko nanone muzi ko hari competition, tugomba gutura, tugomba guhinga, tugomba gukora n'ibindi bikorwa bituma tugira imibereho myiza bitandukanye. Ubundi rwose dusaba no kugira 80%. Ndumva nicyo nabivuga ariko igiti n'ubuzima. Murakoze cyane, igiti n'ubuzima byakomeje kuvugwa. So Ramek, wareba niba ibyo nagusabye byo kumfasha guhostinga byakugezeho, ubwo niba byanze nta kundi ndirya nimare. Reka dukomeze ikiganiro. Ibintu turimo kuganira birashimishije. Wowe uri muri space udukurikiye, ni iyihe nama ugisha ku bijyanye no kubungabunga amashyamba ku buryo burambye? Niki ukora? Ushobora no kuduhamya bwawe iwawe aho utuye wateye ibiti bivangwa mu myaka, nabyo ubwo baraza kubitubwiraho, kuko ntabwo hano hahingwa nanone hazaba ari igiharabuge. Niba ari ibirayi ngo tubona ari ibirayi byonyine, niba ari amateke tubona ariyo yonyine, hari ibiti bivangwa mu myaka. Ndizera ko nabyo bari buze kubitubwira. Hanyuma mushobora no kubaza ibibazo byanyu hariya kuri comments, n'uburenganzira bwanyu, turaza gufata umwanya wo kubisoma hanyuma batumirwa babisubize. Reka dukomereze kwa Nkurunziza Olivier, ni impuguke mu mashyamba, akaba ari umugishwanama mu kigo cyitwa IBC Consultancy Firm. Ubuhanga Green Gicumbi irimo kuduha birimo kutwigisha, nawe yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Reka tumusabe rero atubwire nayahe masomo yadusangiza kubirebana n'uburyo amashyamba acungwa ariko yifashishije urugero rwa Green Gicumbi. Olivier, ijambo ni iryawe. Murakoze. Ndabanza gushimira abambanjirije, ndizera ko muri kunyumva wasake. Turakumva nta kibazo, nubwo ndi kumvamo akantu gasara ariko ndizera ko kageraho kakavamo. Okay. So turabanza dushimira deje ku shusho rusange y'igihugu yaduhaye ijanye n'uburyo amashyamba acunzwe. Turashimira team leader Kagenza uburyo asobanuye umushinga wa Green Gicumbi. Rero hari amasomo dukwiye kwigiraho.
Nkurunziza urimo kuvuga uramwumva Nkurunziza? hafi ntabwo mwumva. Ashobora kuba afite network nke guhera na kare yagendaga avaho agaruka, byaba ari ikibazo kandi afite ubuhanga bwinshi agomba kudusangiza. Ubwo ya fixinga network hanyuma akagaruka. Yego. Mu gihe wenda arimo kubitunganya ngo agaruke, dushobora gutangira guhata ibibazo bamwe mu bantu baje muri space, kuko rimwe na rimwe politiki ziba zihari zanditse, polisi ziba zihari zanditse binavugika, ariko n'ubundi politiki iryo jambo warukoresheje mbere n'iryo mu Kinyarwanda bavuga ngo politiki, mu Cyongereza bikaba policies. Komere. Ariko twumva ijambo politiki twumva ni ikintu kiremereye cyane. Ikibi ni politiki bagukoreye politiki barakurangiza. Ndabanza mfata umwanya nshimire Green Gicumbi n'utundi turere twigireho, sinzi n'ibishamikiye ku karere cyangwa ari umuryango utegamiye ni umushinga Team Leader arahari araza kongera awugusobanurire. Ni umushinga ushyirwa mu bikorwa na REMA, irimo Minisiteri y'Ibidukikije, irimo kiriya kigega gishinzwe kwita ku bidukikije kiriya cya Fonerwa kirimo, araza kubisubiramo ariko baje ikibazo. Ikibazo nashaka kukibaza Deje Dr Concorde, hari yatubwiye ku hantu hari amashyamba menshi, atubwira n'ahatari amashyamba. Ndatekereza ndavuga ntariko se ahatari amashyamba, tuhera hari amashyamba, ni iki urwego hagarariye rurimo gukora kugira ngo ayo mashyamba hari twitege sustainability yayo nko mu myaka 50? Ni iki yatwizeza? Kuko yego amashyamba arahari, za Nyungwe zirahari, za Nyaruguru iwacu tujya tubona amashyamba turi za Mata, ukagenda ukagera n'ahandi hatandukanye ugasanga Cyahinda ifite amashyamba n'ibyo koko, ariko kuko turabona amashyamba bayakonsoma cyane. Ni ikihe cyizere kigihari mu buryo bwa tekinike, mu buryo buri tekiniko dushobora kwizera sustainability y'aya mashyamba ahari? Icyo ni ikibazo kimwe. Ikibazo cya kabiri, nagira ngo mubaze niba urwego ahagarariye cyangwa se wenda muri polisi zihari hari uburyo buhari burimo buteganyirizwa uduce tudafite amashyamba ko dushobora kugira amashyamba. Wenda hari uburyo busanzwe bukoreshwa hano ndetse no mu bihugu biteye imbere, by'umwihariko tukagira genetic modified trees cyangwa se modified forest. Tubona bamodifying ibiribwa bindi bigakura vuba. Nk'aho hantu barimo batubwira amayaga n'ahandi hatari amashyamba, ni iki urwego ahagarariye rurimo gukora kugira ngo rumodifying ibiti bishobora gukura vuba bikaba byaramba, bikaba byatuma aho hantu hatari amashyamba bihaterwa hakamera ishyamba, ibiti bamodifyinze bigakura vuba? Ariko kandi muri ubwo buryo ese haba harimo uburyo bwa polyculture, hamwe tugira ibimera, tugira ibiti bishobora ariko kuba bitari ko iyo tuvuze ibiti cyane abantu bumva imbaho bakumva ibindi. Ese birashoboka ko dushobora gukora ibiti biri modified bishobora gutanga imbuto ziribwa ariko kandi bishobora no gukura vuba ku buryo hatari amashyamba ashobora kugira amashyamba mu gihe gitoya? Kandi nanone ibyo biti bakaba atari ibiti biribwa n'amatungo, bigakorwa uburyo ki hakorwa bamodifying ibiti bitaribwa n'amatungo, kuko dufite ikibazo cy'uko ibiti byinshi byangirika bikiri bitewe uko byariwe n'amatungo. Birashoboka ko iyo tekinike, ubwo buryo buri tekinike burahari bwana Oswakim? Umva, kubera ko wibereye kuri space aho kugira ngo baze ibibazo birebire icyarimwe, ganira na Deje w'ikigo cy'amashyamba, umubaze kimwe gusubize, umubaze ikindi gusubize, ariko mwihutishije. Yego Deje yagusubiza. Yes, murakoze cyane. Murakoze cyane, yenda munyemereye nabasha gusubiza bino bibazo nk'uko mugenzi wacu turi kumwe yarabibajije. Mu by'ukuri twavuze yuko hari aho tumaze kugera kandi hashimishije ku kijyanye n'ubuso tumaze gutera, harimo amashyamba ya leta ndetse n'amashyamba y'abikorera. Kugira rero ko tuyabungabunge ku buryo burambye, aho twateye to making sure yuko azafatwa neza kandi adufashe gukemura n'ibibazo duteganya ashobora kuzadufashamo, haba mu buryo bw'ubukungu, imibereho myiza, ndetse no mu buryo bwo gukomeza gusigasira ibidukikije.
hari byinshi tugenda dukora n'ingamba tugenda tuvugurura. Namwizeza yuko nk'itegeko ry'amashyamba twararivuguruye. Mbere ya itegeko ry'amashyamba ryasohotse mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 4 mu igazeti ya leta, ryasohotse ari itegeko rigenga amashyamba n'ibiti, mu gihe mbere ryari itegeko ry'amashyamba. Twaje gusanga rero harimo icyuho, kubera ko akenshi iyo wavugaga itegeko ry'amashyamba ntabwo ibiti byibonagamo kera. Twaje gusanga hari ibiti bivangwa n'imyaka, hari ibiti by'imitako biteye hirya no hino mu gihugu, hari ibiti bigiye biteye ku mihanda, hari ibiti bigiye biteye mu ngeri zitandukanye. Ubwo rero kuko twasangaga harimo icyuho, niyo mpamvu twakoze itegeko rishya turarivugurura, turyita itegeko rigenga amashyamba n'ibiti, kugira ngo ari ibiti aho byaba biteye hose hirya no hino mu gihugu, andi n'amashyamba yaba leta yaba n'abikorera, mu by'ukuri iryo tegeko ribashe gukemura ibibazo biyafite. Ikindi muri iryo tegeko harimo ibice byiza bitandukanye bituyobora, harimo uburyo dushobora gukomeza gutera amashyamba menshi, kuyasazura, kuyacunga, gucuruza ibikomoka ku mashyamba, ndetse n'izindi ngingo zose zirimo zirebana cyane n'abantu bashobora kuyangiza. Kuko n'ubundi twasanze ko amashyamba kenshi mu mateka nuko amashyamba yari ari menshi cyane, ariko bitewe n'imirimo rimwe na rimwe yagiye iza igakorwa mu buryo butatumaga amashyamba akomeza kubaho, bitewe n'abantu bayangizaga. Hari ukuyangiza, ariko ugasanga rimwe na rimwe n'abantu ntibabashe mu by'ukuri kuryozwa nk'amakosa bakoze bangije amashyamba. Ubu rero mu itegeko rishyashya birasobanutse neza. Umuntu watemye ishyamba ryiwe ni urugero, cyangwa se atariherera uruhushya, cyangwa se akaba yarafite uruhushya ariko akarenza umubare w'ibiti cyangwa se ubuso yemerewe, icyaha biba birimo uko bigenda bijyanye n'ibihano. Cyangwa se umuntu wagiye kwangiza ishyamba rya leta, cyangwa se akaba yarafite n'uruhushya ariko n'ubundi akarenza. Ibyo byose hagiye hajyamo ingamba zikarishye zo kugira ngo tumekinge sure ko amashyamba twateye tuyabungabunga kandi atangirika. Duteme ibiti dufitiye uburenganzira, duherewe uruhushya mu mashyamba ya leta, cyangwa se ubuso dusarura tubura ubuso duherewe uburenganzira. Ikindi harimo n'izindi ngamba zikarishye twagiye tugira. Ikintu cy'imishoro mukunda kucyumva tukivuga, mu by'ukuri ntabwo tuba twumva ko abantu twifuza ko abantu batema ibiti cyangwa se amashyamba ateza. Mu by'ukuri n'ingamba zirahari zikomeye zikarishye, ibihano ku bantu bagenda bakoresha imishoro batema amashyamba ateze, haba mu buryo bw'imibereho yabo bashaka ibiti bacana, cyangwa se akenshi bajya kubaka, naho twagiye dushyiraho ingamba. Ikindi rero dufite politike nziza leta yashyizeho, haba no muri NST1 byari biri clear yuko ni gute amashyamba ya leta mu by'ukuri azacungwa mu buryo burambye. Hari uburyo bwashyizweho rero aho leta igirana amasezerano n'abikorera mu buryo bwa concession cyangwa se co-management, bakagirana amasezerano yo gucunga amashyamba ya leta ku buryo burambye imyaka 15, ndetse no kuzamura. Biba biri bisobanutse neza mu masezerano ku buryo tuba tuzi ngo amashyamba arasarurwa ariko akongera akanaterwa hagendewe ku biti biberanye na hantu, ku buryo mu by'ukuri n'imirimo izajya ikorerwamo ku buryo intego zashyizweho cyangwa se icyo iryo shyamba ryaterewe kizagerwaho. Tuzi kuvuga ngo mu mwaka wa mbere dukora ibi, uwa kabiri dukora ibi, uwa gatatu muri rya shyamba, ku myaka 5 imirimo dukoramo niba ari ukugabanya umubare w'ibiti kuri hegitari, ku myaka 10 dukora iki, ku buryo niba dushaka kuzasarura amapoto cyangwa se ari yacaho insinga z'amashanyarazi, ibiti byo kubakisha, ibiti bibazwa, hari imirimo igiye igenwe ku buryo buri strategique. Ikindi twibandaho muri aya masezerano nuko tumakinga sure yuko abantu basarura ariko bakanatera, nta usarura gusa akanatera. Aho dusanze bigaragaye ko bitagenda neza, nabwo haba hari ingamba zafashwe nk'uko ziba zigaragara muri ya masezerano.
ikindi kintu turi gukora nababwiye ko ngitangira amashyamba menshi buriya usanga ari amashyamba y'abantu ku giti cyabo ni amashyamba mato ku buryo n'ubundi guteza ubworogo rw'ayo mashyamba y'abikorera imbere bitapfa gukunda neza. Twashyizeho icyo bita impuzamashyamba aho dufata abaturage nibura begeranye bafite amashyamba ari hamwe, tukabigisha uburyo batera amashyamba, tukabigisha ubwoko bwiza, uburyo batoranya ubwoko bwiza bw'ibiti buberanye n'aha hantu, tukabafasha kumva neza n'intego bakagombye kugira muri rya shyamba n'imirimo y'ingenzi yakagombye kuba muri ya shyamba kugira ngo umusaruro witezwe ugereho. Iyo mpuzamashyamba rero nayo navuga yuko turayikora mu gihugu, ntabwo twagera ku buso bwinshi, tumaze gukora hegitari zigera ku 5,223, ariko muri gahunda y'imyaka 5 twatangiye nuko ubuso tuzabwongera cyane kugira ngo abantu bafite amashyamba yabo ashaje bayasarure, amashyamba atameze neza adatanga umusaruro tubongera imbaraga, tukora icyo bita gukora ni ingengabihe y'amashyamba, kuvuga ngo turi hano uyu munsi twifuza kuzagera hariya mu myaka 10, ariko ni ibiki byakagombye kuba bikorwa mu mirimo yabo ya buri munsi, aho dufite n'ingamba zo kugenda tubunganira n'urundi ruhererekane rw'indi mirimo ishobora gushamikira ku mashyamba ndetse no ku biti, haba ibijyanye n'ubworozi bw'inzuki, zaba ibijyanye n'imiti, ubuvuzi bwa gakondo, haba ibijyanye n'ariya mazi ava mu biti ashobora kubyazwamo umusaruro mu bundi buryo nk'amavuta, pafumu n'ibindi, tugakomeza kubafasha. Mu by'ukuri ingamba zirahari mu by'ukuri zijyanye no gukoresha amashyamba neza ayatewe kugira ngo akomeze kubungwabungwa neza, ashaje asazurwe, kandi n'ahandi hose hakeneye guterwa kugira ngo hakomeze haterwe, cyane cyane binyuze mu mishinga yacu ndetse n'abandi bafatanyabikorwa hirya no hino mu gihugu, harimo n'umushinga wa Green Gicumbi. So ikindi wavuze ubwo ne wasozaho gatoya se Karabeze kutamwiza biragora. Yego ndimo Rameke Karame munyihanganire Rameke, urabona ko abajije byinshi kandi dusigaje iminota mike. Deje bishoboye agasubiza ikibazo mu masegonda make nka biriya mubajije by'ibiti byaba bitaribwa n'amatungo, kuko naturi dushyamba duto tw'abaturage impamvu ubona tudatera imbere, amatungo ararangiza, abandi babitema bitarakura. So yagusubiza vuba hanyuma tugakomeza. So murakoze cyane. Twebwe ibyo dukora mu rwego rw'amashyamba tureba kuri aspect zose. Hari ibiti biribwa n'amatungo n'ibitayaribwa. Ibiti biribwa n'amatungo tubiteza imbere mu rwego rwa agroforestry, aho dutera ibiti bitanakura cyane, dutera ku miringoti, tuvanga n'imyaka nka za lesena, za kaleyandra, ariko tukabitera tuzi ko bizafasha umuhinzi kuzamura umusaruro mu murima we birinda isuri, ariko yaba yoroye akaba yabona n'ubwatsi bw'amatungo agaburira bya biti. Ni urugero, ntabwo ibiti byose bigira, ariko ibiti by'ishyamba nabyo birahari dushobora gutera, ariko noneho inyamaswa cyangwa se n'amatungo muri rusange bidashobora kubikenera kugira ngo ayo matungo akunda abeho. Twebwe rero tureba aspekte zose, byari ibiti bivangwa n'imyaka, ibiti by'amatungo, ibiti by'ishyamba, ibiti bitanga imbuto ziribwa, ibiti bitanga ibiti by'imitako ndetse n'ibindi. Mpitana nagaruka ku kibazo yavuze ariko kirebana cyane n'ubushakashatsi. Twebwe turimo turakora ubushakashatsi, ibiti ni ibihe biti bigiye biberanye bitewe n'ahantu, bitewe n'imiterere itandukanye y'igihugu cyacu. Tugira igihugu n'igiti, ariko buriya gifite imiterere itandukanye, imvura igwa bitewe n'ahantu ningana iki, ubushyuhe bwaho, ubutumburuke, ubutaka bwaho. Ubushakashatsi bwacu rero buganisha kuvuga ngo niba mvuze ngo ntera ibiti i Kayonza, n'ubuhe bwoko bw'ibiti bwahiyadabutse cyangwa se bwakura neza bitewe n'imiterere n'urugero ya Kayonza. Ibyo biti yenda ushobora gusanga bitanakiyadabutsa nk'ahandi, yenda nko mu majyepfo cyangwa se no mu majyaruguru. Icyo yavuze rero cyo kugira ibi bintu bya clone cyangwa se genetically modified organisms nk'uko bikorwa yenda no ku matungo, rero buriya no mu rwego rw'amashyamba ubushakashatsi turimo turatera imbere, turimo turabikoraho, ariko by'umwihariko buriya
cyane usanga twibanda kuri bino biti bitanga imbuto ziribwa nka voka, papaya, ni urugero ama orange, citrus ndetse n'ibindi, uburyo dushobora gufata igiti icunga na citro cyangwa se icunga ryo mu gace runaka riri muri famiye runaka na species runaka tukaryandabutsa, bityo bigatanga umusaruro vuba. Niba cyereraga imyaka 5 kigaba cyatwerera imyaka 2, niba kiyandabutsaga cyabasha guperforminga mu bushyuhe kigaperforminga, niba kitahanganiraga indwara runaka kikaba cyakihangana, ndetse niba cyakuraga cyatanga umusaruro kigize metero 5 kikaba cyatangira kutangira kuri metero 1 y'uburebure. Ibyo birakorwa kandi hamwe n'abafatanyabikorwa n'izindi nzego nka Minagri ndetse na Rwanda Agriculture Board mu bufatanye bwa buri munsi turabikora kandi tugenda dutera imbere. Turimo tubibaka rero mu bushakashatsi ku buryo n'ibi wavuze za clones nk'uko bikorwa no ku bihingwa, natwe mu by'ukuri turabiteganya kugira ngo mu by'ukuri tubashe kubona species nyinshi ziyandabutsa cyane, ariko by'umwihariko nanabakangurira yuko buri ibiti bya gakondo niba hari ibyo utera bikanga, ibiti bya gakondo buriya bibasha kwihanganira byinshi nk'indwara, ahantu condition zisharira, ubushyuhe bwinshi ndetse n'ibindi. Numva ko n'uwajya afite ikibazo kubera ko umwanya tuba dufite ari muto yajya dukontaktinga tukamwunganira tukamugira n'inama ku bwoko bw'ibiti ashobora gutera. Murakoze. Yewe Deje, ninde utagushimira koko? Ni ugukora n'ikiganiro vuba aha ngaha kuri radiyo. So hanyuma tugize umugisha Olivier Ngurunziza, impuguke umugishwanama wo muri IBC yagarutse. Olivier, nizera ko wabonye network ihagije cyagiye ntabwo twakumvaga neza. So ndi gukoresha laptop nakoreshaga telefone. Yego, ndi mu nyumva, so ndizera ko nibura muri kunyuma. Ko bitubangura bitongera kugenda tutaragira icyo tukwigiraho. Wowe nk'inzobere kandi wakoranye n'umushinga Gicumbi n'inyandiko mwagiye mukora, ndavuga umushinga Green Gicumbi, na yahe masomo abantu bari kuri space hano wadusangiza hanyuma tukayabyaza umusaruro? So reka nari nabivuze, wenda nuko mutabyumvishe, sorry, nihanganire kuba nagize constraint. Navugaga ko icyo twakwigira kuri Green Gicumbi ni ukongera umusaruro. Niba dufite uyu munsi kuri hectare dushobora gukora umusaruro ungana na master 40 cyangwa 50 cyangwa munsi yaho, umushinga ukaba warafashe abaturage kuvugurura amashyamba yabo ku buryo bazajya basarura hagati ya 200, amaster 200 n'amaster 300 cyangwa hejuru yaho. Murumva yuko harimo kwikuba inshuro nyinshi. Rero icyo ni ikintu cy'ingenzi kuko amashyamba menshi mu gihugu usanga ashaje, usanga afite umusaruro ukiri hasi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uburyo bwo kugabanya ibicanwa. Ubundi ntabwo igiti twakabaye tugicana. Ikintu cyakabaye gicanwa ni ikiri inyuma, donc ni kuri chaîne ya nyuma mu nyongeragaciro, cya kindi gishaje cyangwa se bya bindi byavuye icyo wakwita waste. Rero kuba tugomba gufasha abaturage kubona imbabura nziza, gufasha inganda kugabanya ibicanwa, icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko uyu munsi ingo zirenga 77% by'abaturage batuye u Rwanda bakoresha ibicanwa. 17% by'ingo ziri mu mujyi bakoresha amakara. Murumva rero ko ni ingenzi cyane ko tugabanya ibicanwa, ko ntabwo twakabaye ubundi ducana ibiti, twakabaye energy yakabaye iboneka nyuma ku ruhere, donc ntabwo agafasha igiti ngo giteme ujya kugicana. Ikindi kintu twakwigira kuri Green Gicumbi ni uburyo bwo gutegura aho ingemwe ziva. Ingemwe ni ingenzi cyane kuko ingemwe niwo hari umugani uvuga ngo umwana apfa mu iterura, kandi n'ushaka korora amatungo meza ashaka imfizi nziza. Ugiye umuhinzi ashaka imbuto y'indobanure. Rero ni ingenzi ko habaho gutegura ingemwe nziza zizatuma, urumva niba ugiye gutera ikintu kizamara imyaka 10 mu murima, gikwiriye kuba ari gifite karite nziza, gifite umwimerere muzima. Rero nibyo na Green Gicumbi hari n'ikindi bavuzeho bari banabajije muri Green Gicumbi habayeho kugerageza ibyitwa clones.
mbese uburyo bwo gutubura hakoreshejwe ikoranabuhanga bituma igiti niba cyari gifite amajene cyangwa se cyari gifite karacteristique runaka, gifite karacteristique cyangwa se ibikiranga runaka, bishobora guhita bijya mu cyana cyacu niko nabyita, hatabanjemo kumodifiya, ahubwo hatanabanje gutegereza imyaka 10 ngo kizere imbuto, habayeho uburyo bw'ikoranabuhanga. Rero ubwo buryo nabwo bwaragaragajwe muri Gicumbi, ni isomo dukwiye kwigiraho, kuko hari n'imishinga myinshi iri kuza. Deje dufite umugisha ko turi kumwe nawe, iki kintu kijanye na crone, cyane ko amashyamba yacu agizwe n'inturusu, kugira ngo amashyamba avugurugwe akwiriyeho guteza imbere ubu buryo bwa crone. Irindi somo ry'ingenzi twafatira kuri Gicumbi ni ugufasha abaturage kububakamo ubushobozi, bakamenya ibyo bakora, uburyo bwo kubungabunga amashyamba yabo. Ndumva nabahunye aha ngaha kugira ngo n'abandi bahe umwanya. Murakoze. Urakoze, ukoresheje neza igihe. Mbere y'uko dukomeza n'ibibazo twateguye kubaza abatumirwa, dushobora no kwakira abandi babaza ibibazo. Hari abayo bagiye basaba ijambo nkaribaha, ushaka kurifata yazamura ikiganza hanyuma tukamwakira. Reka mbe ntegereje gato ndebe ko uzamura ikiganza, hanyuma tubone gukomeza. Naho ubundi umushinga Green Gicumbi ndabona ari igisubizo pe, kandi tugashimira okay Rameka uretse gato kuko wari wabajije turebe niba hari abandi. Ndabona uyu witwa mbasanganya umuti wa Kinyarwanda. Okay, ijambo ni ryawe, mbasanganya umuti wa Kinyarwanda. We murakoze cyane Waswakimu, ndashimira abateguye iki kiganiro na intervention z'abayobozi. Ni mbasanganya umuti wa Kinyarwanda, ariko amazina yanjye ni Twigenge Jean Marie Vianney, ndi umugenerwabikorwa wa Green Gicumbi. Byiza cyane. Ku byo bavuze kuri value chain y'igiti, kuva kuri production, kuri processing n'ibindi byinshi, mu buryo bwo kubaka rero kubungabunga amashyamba mu buryo burambye, iyi Green Gicumbi ndibuze kuyishimira ko bubatse ubushobozi bw'abaturage, cyo twita capacity building, ku buryo umuturage w'akarere ka Gicumbi afite ubumenyi buhagije mu gutegura ingemwe no gutera igiti, ku buryo umushinga ubaye utagihari umuturage afite ubushobozi bwo kubyikorera. Ikindi tureba wenda amashyamba mu buryo bwa production, tukareba akamaro, ariko reka ngira icyo tumangira ku kijyanye no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Tujya tuvuga green house gases, ibyanduza ikirere byabaye byinshi, inganda, amamodoka, n'iyi energy iba consome muri production. Green Gicumbi yazanye uburyo bahuguye abantu gukoresha amashyamba mu buryo bwo gutwika amakara, n'ubundi mu buryo butangiza ikirere, gukoresha amashemine. Hari uburyo bwa kasamantezi rwose bahuguyemo abaturage, ku buryo umuturage afite ubushobozi n'ubundi bwo gutwika amashyamba, ariko mu buryo butangiza ikirere. Ngaruke kuri za green house gases. Zira green house gases, abantu bazi green house kiriya kintu bubakamo indabyo. Zino green house gases icyo bahingamo indabo. Wihutisha, usigaje umunota umwe. Nshatse kubabwira ko ayo magaze ni menshi, niyo atuma ubushyuhe bwiyongera ku isi. Rero yazanye uburyo ari forestry na agroforestry, ku buryo ya myuka ikora kushe igatuma emisiyo y'ubushyuhe bwageze ku isi idasubira ku kirere, ikagarura bwa bushyuhe ku isi bugakomeza bukiyongera. Amashyamba ni kimwe mu bikonsoma, mu byabsorba y'amagaze, ku buryo ubushyuhe buzajya buzamuka ku isi. Rero yewe gushimira ku byo yakoze, ku buryo twumva twishimye, kandi na impact mu byo tubona yaba ari guhugura abaturage mu buryo amashyamba byaza umusaruro. Ugasanga dufite nka hegitari 100-200, kandi dukeneye ubuki nabwo n'indi input bigishije amakoperative. Hari deja babivuzeho Dr. Concorde yabivuzeho. Ubu muri Gicumbi bubatse impuzamashyirahamwe ku mashyamba. Rwose ni ikintu cyiza ku buryo abyazwa umusaruro ku buryo bumwe n'ubundi. Okay, reka tugushimire. Umva
ikibazo kimwe ugisubize mu masegonda. Nawe ufite ishyamba, tubwire kuri wasaruraga amasitera angahe kuri hegitari cyangwa kuri metero kare runaka uri butwire, none ubu usigaye usarura zingahe? Nicyo gusa tugusabye, nta kindi. Murakoze cyane Oswakimu. Amashyamba twari dufite kubera kuyasazura yari yaratewe muri za 70. Nka rimwe mu mashyamba mfite Green Gicumbi yahasazuye hegitari 110. Igishyitsi cyabaga gifite metero 1-2. Agati kabagaho n'umushoro ntiwavagamo, ahubwo ubu ngubu ibiti bateye cyo bundi mu 2020 ni imishoro ku buryo nubwo igihe cyo gusarura kitari cyagera ntabwo twe twabona uburenganzira. Ubu nidutangira gusarura amasiteri yavuze nka 200 300 azanarenga, kuko ibiti bifite igikuriro, ubirebye wagira ngo harimo ifumbire, birakura neza rwose. Okay, asante sana. Yego, arakoze cyane. Mbasangiza umuti wa kinyarwanda. Ubwo nizere ko umuti wa kinyarwanda nawuvana muri aya amashyamba acitse n'iyo miti ya kinyarwanda yacika. Hari umwe mu batumirwa bikomojeho. Hari undi muntu wari wazamuye ikiganza, ndaha ijambo wazamuye ikiganza. Utakizamuye ubwo aba yaje kumva agasaba mikoro yo gupfusha ubusa, ntabwo mbizi. Okay, kadutegereze turebe wazamuye ikiganza. Ni Habumugisha se kirasa n'ikiganza cyangwa ni amashyi? Okay, Kagenza umuyobozi team leader wa Green Gicumbi, ijambo ni ryawe, ntabwo ugomba kurisaba kuko uri umutumirwa. Murakoze cyane abafatanyabikorwa, ariko icyo nashaka kuvuga cya mbere bene n'abari kuri twese bashaka kumenya n'ubumenyi bw'ibanze. Mbese ubumenyi bw'ibanze umaze gukunda igiti ariko no kugitegura. Icyo nashaka kuvuga muri make wenda urugero natanga, deje avuze guhitamo igiti cyiza, urugemo rwiza, umwobo mwiza, intera ihagije, igiti ibyo gikeneye, ariko cyane cyane no kurwanya isuri. Impamvu yavuze ngo ibiti birakura vuba vuba, wenda n'ibyo tubyibanda, ariko nanone ubutaka abantu benshi bazi ko gutera igiti gusa birwanya isuri, ariko no gucamo imiringoti kugira ngo ya mazi y'imvura afatemo nabyo bigira akamaro gutuma igiti gikura vuba. Yewe n'ahari ubutaka bushobora no kubihingira ari ngombwa. Ariko icyo navuga ni uko ikintu gikomeye cyo muri Green Gicumbi ni ubufatanye bw'inzego z'ibanze. Yaravuze ati hari n'abatubwira ati ko tubona ibiti byakuze cyane twabisaruye, ariko urasanga ibiti bifite imyaka 3 nyine byageze igihe kingana nk'uko bari bamenyereye basarura, babona byarenze igihe cyo gusarura, ariko mu by'ukuri ntibirakura. Rero ubufatanye bw'inzego z'ibanze cyane cyane nshimira akarere ka Gicumbi nibyo bituma n'abaturage babasha gukomeza kwiga no kubungabunga amashyamba ku buryo burambye. Hari undi muntu wari wabajije ikibazo rero cyiza cyane, ati imihindagurikire y'ibihe uko wavuze ko yica abantu cyangwa igira gute. Icyo wenda nashaka kumubwira, yabaje ati imizihe ndwara. Icyo wamenya ni uko imihindagurikire y'ibihe igira ingaruka ku buzima bwacu, yaba ari umwuka duhumeka uhumanye, yaba se ari indwara zitandukanye cyane cyane indwara z'ubuhumekero. Ariko nanone ngira ngo mujya mubona ubushyuhe bukomeye buza, yaba ari mu gihe cya nijoro cyangwa se kugabanyuka kw'amazi, amasoko n'ibindi. Ariko nanone indwara zo mu mutwe buriya nyinshi zimukomeka ku mihindagurikire y'ibihe. Ikindi nanone iyo urebye ugasanga amapfa, ubu uyu munsi isi ifite impunzi nyinshi bitewe n'amapfa mu turere dutandukanye. Niyo wareba ibihugu duturanye, yaba ari ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika, ibihugu bituranye n'ubutayu, ibyo byose rero iyo umusaruro ugabanyutse utera malnutrition cyangwa utera imirire mibi. Iyo inzara ihari rero imirire mibi nayo muzi indwara zikomokaho nyinshi, yica abana benshi ariko n'abandi bantu bakuru, yewe n'izindi ndwara kubera ko umubiri uba wagabanyije intege ziboneraho. Rero imihindagurikire y'ibihe itera indwara direct, ari za virusi ziza. Ngira ngo murabona mu buhinzi ibigori byacu uyu munsi dusigaye tubitera imiti nk'abatera inyanya. Biriya ikibazo gikomeye ziriya za armyworm cyangwa iriya nkongwe mu bigori, ahanini imihindagurikire y'ibihe. Ubwo rero icyo navuga ni uko mumenye yuko imihindagurikire y'ibihe igaragara mu buryo butandukanye, ariko mumenye uyu munsi yuko niyo yica abantu benshi kurusha intambara, kurusha n'ikindi cyose muzi. Rero duhangane nayo twita ku mashyamba. Nicyo nashaka gusubiza.
murakoze cyane Kim Leader umuyobozi w'umushinga Green Gicumbi murakoze cyane rwose. Habumugisha Vincent yasabye ijambo ukoresha umunota n'igice. murakoze Paki, ndabanza gushimira abatumirwa kubw'ikiganiro cyiza bari kutugezaho kandi bizanadufasha kugira tubungabunga ibidukikije ndetse tugire n'amashyamba adufasha kurwanya n'imihindagurikire y'ikirere. Mfite ibibazo bibiri nifuza kubaza. Ikibazo cya mbere cyerekeranye no kubaza ingamba bafite kugira ngo bongere ibiti bivamo imiti mu kubihinga hirya no hino mu gihugu, cyane cyane urabona hariho nk'igiti bita umubirizi ariko ubu ubona bigenda bicika. Ndifuza kumenya ingamba bafite kugira ngo ibyo biti bivamo imiti n'ibindi bitandukanye. Deje w'ikigo cy'igihugu cy'amashyamba aragusubiza cyumvikanye wigisubiramo baza ikindi waravuze bibiri. Ikindi kibazo cya kabiri ndibanda cyane cyane nko kuri Nyamasheke, yavuze ko hari amashyamba menshi kandi ko turanabibona ko hari amashyamba menshi, ariko hari indwara ikunze kugaragara mu mashyamba hari yuko ibibabi ubona byijimye by'amashyamba bafite. Ndifuza kumenya icyo bari gukora kugira ngo iyo ndwara bayirwanye kandi mu kuyirwanya ntibanangize ibindi bidukikije bihari byegereye ayo mashyamba. Murakoze. Yes, sinzi nawe mwanyemera ngasubiza ikibazo mugenzi wacu abajije kirebana n'ingamba. Yego musubize. Yes, murakoze cyane. Twebwe muri gahunda yacu nk'uko nigeze bivuga ibyinshi mu biti bitanga imiti cyangwa bikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo ni ibiti bya gakondo cyangwa se ibiti navuga mu by'ukuri byiganje cyangwa se twasanze twavutse tubona n'abatubanjirije bagiye babona byiyadabutse cyangwa se bikura hano iwacu mu Rwanda. Muri gahunda rero dufite harimo kugenda tuzamura umubare w'ijanisha w'ibiti bya gakondo tugenda dutera muri buri mwaka. Uyu mwaka tugeze kuri 21 n'ibiti 9%, ariko by'umwihariko dufite imishinga yihariye cyane ifite umwihariko kuri ibyo biti bya gakondo. Uzumva umushinga bavuga bita Kombio ni umushinga ukorera mu turere 7 tw'intara y'Iburasirazuba, aho tugenda dushaka ahantu hari ubutaka buberanye n'ibiti runaka, tukagenda dushaka ibiti byagiye bihora ahantu muri buri karere, haba Kirehe, haba Kayonza, kuzagenda ukazasubira za Nyagatare. Tugiye dufitemo ubuso twagiye duteramo ibyo biti bya gakondo, aho kuri hegitari nibura usangamo amoko y'ibiti arenga 10 y'ibiti bya gakondo kandi biba bishobora kubaho hantu. Tukagaruramo ibirizi, imiravumba, imirehe, imiduha n'ibindi. Byose turabigarura kandi nk'uko nigeze mbivuga tugenda dufasha n'abaturage baho hantu kugenda bakora kwibumbira hamwe, bakagenda bakora niba ari abakora ubuvuzi bwa gakondo, tukabafasha kwiyubaka, tukabongera ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo bya biti twateye aho hantu twashyize hamwe twahise sancta, noneho mu by'ukuri bazabashe kubyaza umusaruro ibyo biti bya gakondo twahateye, by'umwihariko mu buvuzi bwa gakondo. Si Iburasirazuba gusa ahubwo no ni imishinga yacu hirya no hino, Iburengerazuba, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, turi kugenda ndetse no hagati mu gihugu turi kugenda dukora utwo dushyamba duto tugizwe n'ibiti bya gakondo gusa, mu by'ukuri ku buryo tubona yuko mu gihe kizaza ndetse na bya biti bya gakondo byari bitangiye kugenda bizimira burundu bizagaruka tukabibona hafi yacu ku ngo zacu ndetse no mu mirima yacu. Hari yongeye akomeza ku kibazo cy'indwara z'amashyamba, nacyo ndagerageza kukivuga. Tumaze iminsi duhura n'ikibazo cy'indwara cyane by'umwihariko ku nturusu. Hari inturusu si n'Inyamasheke gusa ahubwo ndetse no hagati ku mayaga ndetse yewe n'Iburasirazuba. Ariko nk'uko nabivuze wanakibaye nk'ugikomozaho, ntago muri secteur y'amashyamba twebwe tuba dushaka ko tuzabona ibiti byarwaye tukajya gushaka ya miti ivuye mu nganda, kuko akenshi hari igihe ukiza indwara agakoko kakagenda ariko bikarangira noneho ari n'inyamaswa n'ibindi bimera byari bifite ubuzima, byari bifite akamaro nabyo bikagira, kubera ko amashyamba ni ibintu biba biteye ahantu hanini
iyo uteye umuti uramanuka ukajya mu migezi ukajya mu mirima ukagenda ugatokisika. tuba dushaka ko gushyira imbaraga mu buryo buri biologike cyangwa se uburyo nakwita bwa gakondo, aho tuba tugira abantu inama yo kuvuga ngo niba ugiye gutera ahantu igiti, banza ugishe inama umenye neza niba icyo giti gishobora gupafominga cyangwa se gukura ahantu kitagize, kuko ibyinshi muri ibyo biti bigenda birwara ubona ko ni bitarabashije kwihanganira ubutaka ndetse n'imiterere y'ahantu biteyeho. Izuba rikarinda rigaproronja cyangwa se rikamara igihe kirekire, wajya kubona ukabona igiti kitangiye kubura amazi kubera ko imizi yacyo itajyaga hasi cyane, aho ko ari imizi yatambikaga kigatangira sinye zacyo yuko cyagize stress, ukazibonera mu mababi amashami akuma. Ndetse ikizabikubwira nuko ahenshi uzajya usanga byiriya biti byatangiye guta amababi, byatangiye kuma. Iyo imvura iguye ibyinshi 95% birarikavaringa biragira. So ubundi busobanuro rero wazaca mu gikari tukaganira tukagufasha kugira ngo ntarya umwanya munini. Murakoze cyane. Arakoze cyane, tumushimire rwose Dr. Concorde, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'amashyamba, Dr. Concorde Nsengumuremyi. Abandi basaba ijambo nta kibazo mu kanya ndaribaha, banditse muri comments mwandike cyane nta kibazo, banyemereye indi minota nka 15. Reka nsome ubutumwa. Hari umuntu washatse gutanga umusanzu we anyura mu gikari, reka turebe ubutumwa bwe. Okay. Amashyamba mu gihugu tugeze kuri 32% nk'uko Deje yabivuze, gusa none haracyari ikibazo cy'imicungire, aho usanga abaturage basarura amashyamba ateze ndetse ugasanga nta musaruro ayo mashyamba agitanga. Umushinga Green Gicumbi waje ari igisubizo kuko wazamuye umusaruro w'amashyamba mu karere ka Gicumbi, havugururwa amashyamba y'abaturage ashaje, hagaterwa ibiti biberanye n'akarere ndetse bikura vuba. Akomeza agira ati gahunda y'impuzamashyamba cyangwa PFMUS cyangwa se ubwo mbisomye nabi ni PFMUs, ndetse no gukora igenamigambi ribafasha mu micungire yayo ni ingenzi mu micungire y'amashyamba. Ibi bikaba byari ubutumwa bwaturutse kwa Felix Rurangwa, impuguke mu mashyamba, akaba n'umuyobozi wa kampani yitwa 3 Trees mu Rwanda. Hari umuntu wahise ambwira ati Rurangwa Felix yatangiranye n'umushinga Green Gicumbi aho yarashinzwe igice cyo kubungabunga amashyamba ku buryo burambye. Uyu munsi Felix ahagarariye 3 Trees mu Rwanda, ikigo gifite icyicaro muri Singapore, gishyira mu bikorwa imishinga ya carbon cyane cyane irebana no gutera ibiti bivangwa n'imyaka ndetse no gusubiranya amashyamba ya kimeza ashaje. Amashyamba ya kimeza ashaje hano birahura n'ibyo Deje asorejeho. Hanyuma wamaye buno butumwa bwa Felix kuko nabwo ari we twivuganiye, umushimire kandi umubwire yuko baswa kema ari intumwa itumika ndimamya bigwe. Hanyuma dukomeze ngarutse hano kuri Space, ndabona nta muntu wazamuye ikiganza, ngo tumuhe ijambo. Reka ndibe muri comments hanyuma tuze tugana ku musozo abatumirwa bacu batugira inama zo gutahana mu rugo. Umuntu wifitiye ishyamba rye bwite ni izihe tips, ni izihe nama mwamugire kugira ngo iryo shyamba rihore ritoshye? Buriya hariya Igicumbi yo mparebye mbona amashyamba y'abaturage ari utugwingire, nibayemerera gukura, ariko ntabwo ari Gicumbi. Aho Green Gicumbi igera ni ibice bimwe na bimwe aho idakorera. Noneho ugasanga amashyamba y'uruganda rw'icyayi rwa Sorwate yo ahora ibiti bishororotse bicyatsi. Avuga se burya ko kw'iby'abakire birakunda, iby'abakene n'ibikunde. Icyo kintu muze kugikomozaho. Murakoze. Reka dusome ibyo batwandikiye. Yitwa Kamami, murabona neza gutera ibiti ni ingenzi cyane cyane. Nabaha nk'urugero rw'ibiti bivangwa n'imyaka nka Gereveriya, igiti cyiza cyane gikura vuba, kitonwa n'amatungo, gitanga imihembezo, inkwi, imbaho nziza. Noneho ibiti by'imbuto byo ni akarusho ku mirire iboneye. Ashyiraho kavi. Akoze cyane. Alphonse Nkundamahoro ati muze kutubwira indwara muri iyi minsi zikomeje gutwara ubuzima bw'abantu ahanini zishingiye kuri climate change. Icyo bari bagisubije Alphonse, numva wanyuzwe. Kwizera Ngamije ati gusa hari points numva badusangizaho amakuru, innovation and technology zishobora kudufasha muri forest management, fire protection, pest management ndetse n'ibikoresho biri byateye imbere byakoreshwa mu gucunga amashyamba. Bakoze cyane Kwizera Ngamije. Singimana Minada inshuti ya Uswa Kenate, ese kuki kuri ubu
ahari amashyamba ya leta kuri ubu atakitabwaho, usanga atemwa uko abantu bishakiye, cyane cyane hano mu karere ka Gasabo n'urugero yatanze. Hanyuma SP from Karame none TV, SP amakuru yawe ati gukunda igiti no gutera igiti biratandukanye, ndetse no kurinda igiti biratandukanye. Dukeneye kumenya hakurikijwe imihigo yari ihari yo kubungabunga ibidukikije no gutera igiti ihagaze ite, ese birimo kugerwaho cyangwa bihagaze bite? Imana ishimwe Fabien ati ni byiza iyi gahunda nayikunze, ndanashimira abayobozi ku mwanya bafashe kugira ngo baze baduha inama. Inganji Green Firm IGF Limited ati dushimira cyane uburyo mudufasha gusobanukirwa ukuntu amashyamba yacungwa, kandi Green Gicumbi ni urugero rwiza mu kubungabunga amashyamba. Alphonse Nkundamahoro yatubwiraga ko adukurikiye. Hanyuma Horticulture Act ati mbega indirimbo nziza, niya ndirimbo natangije ya Tuyisenge Intore. Hanyuma Kwizera Ngamije yongeye ati mwakoze ku bw'ispace, ni ingirakamaro mu gukomeza kwita ku mashyamba ndetse no kurengera ibidukikije. Policy and governance related to forest are well cleared and na community ati ndetse na community involvement in forest management abaturage barabyumva. Ikibazo nuko havanze icyongereza n'ikinyarwanda, ariko birumvikana kandi turagushimiye. Abantu baho nanjye mbeho ati ni barandura imikindo batera ibiti by'imbuto, ndasoje njyewe umwana w'umutwa. Hanyuma witwa What's Love ati ibiti bari abantu bakoresha babazamo imbaho zo gukoramo furniture zigiye zitandukanye, babikura yaribazaho ibiti biva. Muri raporo nasomye ejobundi nabonye ibiti biva muri Uganda na Congo, ese bigera mu Rwanda bite? Babwirwa n'iki ko ibyo bikoresho byakozwemo byemewe n'amategeko? Ndabona iki kibazo ari ikibazo politike, ubwo abatumirwa muze kugikomozaho. Hanyuma Mwana BK ati ngendi umu ecologiste ariko mu Rwanda ubona atabyumva. Ibyo batumva ni biki? Ndabona hari uwamusubije, reka turebe. Ati bantu witwa Mbasanganye umuti wa Kinyarwanda mvugiye ati bizaza gahoro gahoro. Hanyuma Mushimiyimana Emmanuel ati ngewe ndashaka kubaza ku cyakorwa ngo amashyamba bungabungwe neza, gusa mbona bigoranye mu gihe abakozi bashinzwe amashyamba batarahabwa ubushobozi ndetse ahenshi nta n'abahari. Bed Mwami ndabona yaje ngabaho igitero, iyi ngereka nze nyuze muri ryo yasha. Murakoze ubutumwa bwa ubwo ngubwo. Ndabona hari abasabye ijambo bandi basabye kuvuga, ubwo muri rusange batumirwa Kagenza, Dr Concorde, Olivier niba gihari, mwagira icyo mukomoza kuri ubutumwa mu buryo bwa rusange, ntabwo mwagenda muvuga ikibazo ku kindi byadutinza. Murakoze cyane. Yego Dr. Yego murakoze cyane. Mu by'ukuri muri comment mwavuzemo, muri message mwavuzemo ibintu byinshi, ariko harimo n'ubwunganizi, ariko nk'uko babivuze hari ibyo umuntu ashobora guhita akomoza. Mpereye kuri kino cy'abantu binjiza ibiti cyangwa se ibikomoka ku biti biturutse hanze tubwirwa n'iki yego hanze tubwirwa n'iki niba byujuje ubuziranenge. Mu by'ukuri hano hari regulation, hari imbere yo kugira ngo ukore business cyangwa uvane produit hanze, hari inzira ucamo, ariko ntekereza ko rika iyo ushaka gukura ibikomoka ku mashyamba, ku buhinzi, ikigo cya rika mu Rwanda nicyo kibanza kubisuzuma. Ibi byose gifite checklist icyo kibandaho, ndetse byanagera no mu Rwanda bakabireba, bakareba niba ibyo wasabye ari kuzana ari byo byageze no mu gihugu. Ibyo rwose ibintu birenga imbibi z'igihugu biba biri controle, ari ibiva mu gihugu ndetse bijya hanze cyangwa se ibiva hanze bigaruka mu gihugu. Hari inzego zibireberera kandi zibikora neza. Ikindi, hari watanze urugero, ngenda umuturage ntera ibiti ntibikura, ariko iyo ndebye ishyamba ry'uruganda rw'icyayi mu by'ukuri ni urugero natanze ngewe ni urugero watanze, ariko impamvu nkivuze mbigarutseho ni uko nashaka kwemfesayizinga Timurida Kagenza yabivuzeho Green Gicumbi. Ubundi nk'uko njya nkunda kubigarukaho, niba uteye umwumbati uzi neza ko kugira ngo umwumbati uzere uwitaho, urawusuzuma, ukawureba, ukawubagarira, ugashyiraho ifumbire,
kugeza igihe umwumbati weze. Igiti rero usanga mu mutwe harimo yuko abantu bakitekereza ko ari ikintu ufata ukakijugunya mu gihuru, nyuma y'imyaka 5 cyangwa 10 ukazajya kugisarura. Ntabwo ariko biba bimeze. Uzagende ubajije neza bari abantu bo ku nganda zijye n'abandi bantu babasha gutera amashyamba neza, ama eglise atera igiti yagihisemo neza, agategura umwobo neza, akagitera, akagikurikirana, akareba niba ko kitapfuye, cyaba cyapfuye akagisimbuza, noneho akakibagarira, akagikonorera ku biti byinshi, akareba ko bitari kubyigana kuri hegitari cyangwa se ku buso runaka, akabigabanya amababi, ku buryo mu myaka 5-10 usanga ari ishyamba ryiza. Nawe rwose ufashe urwo rugero ukabikora, ukitera ishyamba ryawe kuri hegitari, ugashyiraho ibiti 2,000 cyangwa se ibiti 1,600, ukabikurikirana umunsi ku wundi nk'ishyamba uteganya kuzakuraho umusaruro cyangwa se amafaranga, kugira ngo uzave kuri za metero kibe nkeya cyane 50-60 nk'uko muri Green Gicumbi batanze urugero. Byanze bikunze mu myaka 10-15 uzajya usanga kuri hegitari ufite za hegitari hagati ya 200 na 300. Ni ikibazo cyo kugikorera ishyamba wateye. Mu by'ukuri nta bundi buhanga, ntabwo ari ukuvuga ngo ni iry'umuturage cyangwa se ni irya eglise. Kugira ngo, kubera ko ntazi neza niba ndaza kugaruka, mu by'ukuri nagira ngo ngire icyo mbisabira. Nk'umuyobozi uraza kugaruka kuduha ubutumwa bwo gutahana, take home message. Okay. Ubwo nagira niba munyemereye nabutanga. Reka n'abandi babanza bafata ijambo. Umuyobozi twubaha afata ijambo nyuma. Okay. So reka na Kagenza agire icyo akomoza ku bitekerezo byatanzwe. Kagenza Jean-Marie, umuyobozi w'umushinga Green Gicumbi. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ngira ngo deje byinshi bigarutseho. Wenda icyo nashaka kubabwira ni uko kugira ngo amashyamba acungwe neza nanone bisaba icyambere n'ubumenyi ariko n'ubushobozi nk'uko babigarutseho. Nacyo ishyamba icyo urihaye nicyo rigusubiza nyuma y'igihe runaka. Icyo rero abantu babyumve yuko icyo washyizemo ari cyo usarura. Hanyuma ikindi nashaka kubabwira ni uko mu by'ukuri mu Rwanda kera ubutaka butarangirika, ibi byose turimo ni imishinga yose mwumvise Deje yavuze ni na Green Gicumbi n'imishinga. Cyane cyane icyo mumenya ni uko ubutaka bw'u Rwanda hafi ya bwose, kubera ubwiyongere bw'abaturage, kubera kubuhingamo, kubera isuri, bwaragundutse. Niba bwaragundutse rero ni ukuvuga ko cya giti kera twagitera ku butaka nakwita aryo bw'umwimerere, dushobora kuvuga ngo ubutaka bw'isugi, ubutaka bw'isugi, ubutaka rero butigeze buhingwaho. Iyo wateragamo igiti cyazamukaga aho kanya gishishe, nta n'isuri irabutwara. Ubu rero ubutaka bwinshi uyu munsi dufite mu gihugu, nk'uko ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi cyane cyane mu buhinzi RAB cyabigaragaje, ubutaka bwinshi bwaragundutse cyangwa bwabaye acidic soil, ni ubutaka busharira. Ubutaka busharira rero ni ukuvuga ko yaba ari imyaka uteyeho, yaba ari amashyamba uteyeho, ubwo butaka nanone bukenera kongera gusubirana nabwo. Bivuze yuko kuburwanyaho isuri no kwita kuri cya giti n'ubwoko bw'imbuto, bya bikorwa byose nibyo bizatanga umusaruro. Ikindi none wenda nko muri Green Gicumbi tugira, nahoze mbabwira ko ni umushinga ukomatanyije. Ni ukuvuga ko uyu mushinga ureba n'ibikorwa by'ubuhinzi. Abanyamashyamba bacu kenshi mu cyaro hano n'ubundi bakora ibikorwa by'ubuhinzi. Umushinga rero ubafasha no mu bikorwa by'ubuhinzi bitandukanye, yaba ari bijyanye n'ibihingwa ngandurarugo, yaba ari ibishyimbo, ibirayi, ibigori, ingano n'ibindi. Ibyo bihingwa rero nabyo byunganira amashyamba kugira ngo be kuyasarura atarageza igihe. Ikindi nanone buriya gikomeye ni uko mu mashyamba usanga abantu benshi gusarura mu kajagari nabyo barabyigishwa kugira ngo babyirinde. Ariko mu buryo bukomeye hari ibiti bavuze gakondo. Mu mashyamba asanzwe dutera ibiti bya gakondo. Mujya mwumva ibiti bita umufu, umuhumuro, imihumuro n'ibindi. No muri Green Gicumbi murabikora? Turabitera.
dufite imihumuro, imifu, yewe na za pinusi n'intusi n'ibindi. Ariko ya miti gakondo mwahoze muvuga y'imibirizi, twebwe yaba ari imibirizi, yaba ari imihate, yaba ari imigano, hari ibyo twita imikoki, gusubirana imikoki ariko mu buryo burambye, cyangwa se ibyo bita traitement biologique cyangwa biological control cyangwa se rehabilitation. Ibyo duteramo ya miravumba, duteramo ya mibirizi, duteramo imivumu, duteramo n'urubingo ugasanga rusa nk'aho ari kimeze. N'urubingo turabivanga mu mukoki rero kugira ngo dufate y'amazi yangiza ubutaka ndetse na yasuri, duteramo cyane cyane ibiti gakondo, yewe n'imigano n'ibindi turabivanga. Rero mumenye yuko urusobe rw'ibinyabuzima, urusobe rw'amashyamba, urusobe rw'ibiti, wagera mu mirima nyine mugasangamo avoka nziza. Ubu muri Green Gicumbi abantu barimo baraza kugura avoka twateye zoherezwa mu mahanga. Turatera za makadamia, turatera avoka, imyembe. Ikindi nashaka kubabwira nuko imyembe yo muri Green Gicumbi iryoshye nk'ibi Tanzania. Imyembe hano kubera hano hakonja, imyembe ntabwo dukora muri imirenge 9 cyane cyane yo muri imisozi miremire ya Gicumbi. Ubwo ndavuga imirenge cyane cyane igana ku mupaka ya Uganda. Iriya mirenge kubera ubukonje bwayo umwembe waho utinda kwera. Rero tugira inama cyane guhinga imyembe ahantu hashyuha urugero rw'iburasirazuba no mu majyepfo y'igihugu no cyane cyane no mu burengerazuba cyane cyane bya Bugarama, ariko cyane agace k'ibirunga, agace ka Gicumbi hejuru mu misozi miremire, ubutumburuke bwo hejuru burya ntabwo buberane cyane n'imyembe. Hano barayihinga ariko ikera itinze cyane. Rero cyane duhinga hano avoka, tugahinga makadamia, tugahinga ibindi biti by'imbuto bitandukanye n'amaronji nayo arahera ariko ku buryo butari cyane. Icyo nashaka kuvuga rero ni uko yaba ari hano wavuze mu karere ka Gasabo n'umujyi wa Kigali, n'umujyi wa Kigali, abatuye umujyi wa Kigali baratwumva, yaba ari ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, ndetse dufite amahirwe ko turi kumwe na deje w'amashyamba. Amashyamba yose yaba ya leta yaba ay'abantu ku giti cyabo agomba gucungwa neza, tukarinda abantu bangiza amashyamba. Mbese umuntu tuzatubona yangiza ishyamba cyangwa igiti, tujye tumenya ko ari umwanzi w'isi, ari umwanzi w'abantu, ari umwanzi w'ejo hazaza w'abana bazadukomokaho. Rero igiti ni ubuzima, yaba mu mujyi wa Kigali yaba mu cyaro, kigomba kubungabunga kigakoreshwa akamaro cyagenewe. Ese nakongeraho ku bibazo? Turabashimiye cyane. Yego Olivier, ni wowe rwose naringezeho turimo gusoza. Nari nshaka gufasha uyu wabajije ku bijyanye n'aho imbaho zikomoka zikora furniture. Yego. Yes, nk'uko yabivuze hari iziva hanze kandi deje yamusobanuriye uburyo bikorwamo, ariko inyinshi ziva hano mu gihugu kuko udukiriro muri buri karere utwinshi dufite udukiriro, hari n'utugiye tugira akarenze kamwe. Nasoma raporo azasanga ko hejuru ya 75% by'imbaho dukoresha harimo inturusu, harimo pinusi, harimo za greveria zikomoka mu gihugu. Ariko sipure ziracyabaho, zigenda zishira, zigenda ziba nkeya. Imisave nayo igenda iba mikeya, ariko niyo mpamvu deje yakubwiye ko hari gahunda yo gutera ibiti gakondo. Ariko n'ujya kuvuga ribiyu, n'ujya kuvuga muvura, twese turabizi yuko zidasarurwa hano mu gihugu, ariko zinjira hakurikizwa amategeko. Nicyo nashaka kongera kuri iki ngiki yavugaga kijyanye n'aho furniture dukora imbaho zazo zikomoka. Gusoza nkuru nziza Olivier, nk'inzobere mu bijyanye n'amashyamba, ukaba uri umwe mu nzobere zikorana n'umushinga Green Gicumbi. Ishyamba rya Buswakimu riri kuri hegitari imwe gusa cyangwa ufite munsi yaryo, arifata ate kugira ngo rizamugirire akamaro kandi rikagirire n'isi? Urakoze cyane. Ishyamba ni ubuzima, ishyamba ni umutungo. Uramutse ufite ubwo butaka, icyo twakubwira cya mbere ni ugutera ingemwe nzima kugira ngo umusaruro wizeye. Icya kabiri ni ukurikorera. Twamenyereye ko amashyamba batera bakigendera ukazagaruka uje gusarura, ariko ntabwo iryo shyamba ryazaguha umusaruro. Habamo kurikorera, hakabamo kuribagarira, hakabamo gutema ibihuru, hakabamo gutema amashami kugira ngo cya giti gikure neza gifite karite nziza. Donc urubaho ruzavamo
ruzabe rumeze neza, cyangwa se niba ari inkwi nazo kibashe gukora kigere hejuru. Noneho hari igihe kigera, hari imyaka igerwaho bikaba ngombwa ko ugabanya bya biti biri ku buso runaka, kuko habamo kompetisiyo, kandi na bya bindi usaruyemo yes, urakoze cyane, biracurana. Bya bindi usaruyemo uko amashami agenda afatana niko ugenda ugabanya, kugira ngo uzagere bitewe n'icyo ukeneye gusarura, niba ari amapoto, niba ari imbaho, uzagere igihe cyo kubisarura byarakuze neza. Rero muri make kugira ngo uzagire ishyamba ryiza ni ukuryitaho nk'uko ugaburira itungo, kuko ukorera umurima wawe urimo igitoki cyangwa urimo ibirayi, bisaba ko ishyamba rikorera gutera ngo nurangiza uterere iyo ngiyo. Ntabwo ishyamba waribonamo umusaruro mu gihe kuko hari n'igihe rigwara, rigira ubugwayi, bikaba ngombwa ko ukora teretema ugakuramo icyagwaye. Birasobanuye ngo rero ishyamba ntabwo ari aho gutera igiti ngo nurangiza wigendere. Muri make turagushimiye. Urakoze. Bamekana, niba hari ikibazo ufite kigufi kibaze, tusakunigana ijambo hanyuma Deje w'ikigo cy'amashyamba tubwire nawe ubutumwa busoza. Ndumva wamwakira kuko cyabajijwe. Uri umuntu w'umusaza. Yego. Kagenza, ndabona nawe ashaka kugira icyo akoresha ijambo tugezeho mu gusoza. Umwanya ni uwawe. Murakoze cyane. Nagira ngo wenda ntange ubutumwa, hanyuma noneho Deje aze kudutoreza. Yego. Mbere na mbere ngewe ndashimira abadutumiye ndetse n'abatumirwa, ariko by'umwihariko nagira ngo nongere ngaruke kuri shimira IBC, iriya kampani irimo kudufasha gutegura ibitabo cyangwa se amabwiriza ajyanye no gushishikariza abantu mu gucunga amashyamba ku buryo burambye, ko nshishikariza abantu ko bazasoma ayo mabwiriza, cyane cyane kugira ngo batere inkunga mu bitugu ikigo cy'amashyamba, twese dufatanye gucunga amashyamba ku buryo burambye. Ikindi nanone ni uko ubutumwa natanga cyane nashimira ni uko imbaraga z'igihugu cyacu kirimo gushyira cyane cyane mu gucunga amashyamba no kubungabunga ibidukikije ari imbaraga zikomeye kandi tutapfusha ubusa. Ikindi ni uko nababwira ko muri Rwanda Green Fund, muri Fonerwa, hari imishinga itandukanye. Hari hari umushinga bita Iremembe, uri muri Rwanda Green Fund, uri muri RBRD. Uwo mushinga umfasha yaba ari abikorera, yaba ari ibigo bitandukanye, cyane cyane byose bifite intego yo kubungabunga ibidukikije cyangwa se yo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Ikindi nanone ni uko uturere 10 muri uyu mwaka ugiye gutangira turabona amafaranga nayo yo kwita ku bidukikije, nayo harimo ibyo kubungabunga amashyamba, ibyo kurwanya isuri ndetse n'ibindi bikorwa bihangana n'imihindagurikire y'ibihe binyuze mu mushinga bita intego wa Rwanda Green Fund bifatanyije na Minisiteri y'Ibidukikije. Rero icyo nababwira ni uko abashaka kubungabunga ibidukikije, abashaka kubungabunga amashyamba ku buryo burambye bashonje bahishuwe, bafite abafatanyabikorwa igihugu cyabashyiriyeho, ariko nanone buri muntu wese nahindura imyumvire, yumve yuko kubungabunga ibidukikije atari ibya leta, atari iby'umuryango nterankunga, ahubwo ni iby'umwana yigishwe. Ariko nanone ikindi nababwira ni uko muri Green Gicumbi abagore n'abagabo, abahungu n'abakobwa bose turafatanya, yaba ari imirimo bakoramo, ariko kugira ngo niburi wese agire ubumenyi mu kubungabunga amashyamba cyangwa no kubungabunga ibidukikije no guhangana imihindagurikire y'ibihe. Ibyo byose rero twese tubifatanyije, cyane cyane urubyiruko, twizera yuko mu myaka 5-10 izaza u Rwanda ruzaba ari igihugu gihangana imihindagurikire y'ibihe kandi kita ku bidukikije. Murakoze abatwakiriye, abatanze ibitekerezo, nongera kubashimira mwese. Imana ibamugishe. Asante sana Kagenza Jean Marie, umuyobozi cyangwa se team leader umushinga Green Gicumbi. Yego. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'amashyamba Dr. Concorde Nsengumuremyi, ni ubuhe butumwa waduha bukagenda bukadufasha kwita ku mashyamba ku buryo burambye? Yes, urakoze cyane. Icyambere nabanza kubashimira abatuyobora ikiganiro, abadutumiye ndetse n'abandi bakitabiriye, abafatanyabikorwa bose muri rusange,
bafasha segiteri y'amashyamba mu kuyiteza imbere, kuyibungabunga no kuyishyigikira, dutera amashyamba tuyabungabunga, dukomeza kuyitaho kugira ngo mu by'ukuri aturengere uyu munsi ariko azanarengera ubuzima bw'abazadukomokaho. So icyo nabisabira rero, icya mbere ni uko tumaze iminsi turacyari mu gihembwe cy'ihinga ry'amashyamba, hari ibiti byinshi twateye ariko mu by'ukuri nagira ngo nibutse abantu ko iyo uteye igiti biba bidahagije, n'ubundi mugomba gusubirayo mukareba ibitameze neza, ibitarafashe mukamwabisimbuza hakiri kare imvura ikigwa, ariko noneho ariko n'ibyafashe mugakomeza mukabyitaho kugira ngo tuzagere handi twaganiriye twifuza kugera, tuzamura umusaruro w'amashyamba ku buso runaka cyangwa se kuri hegitari. So ikindi nkunda gusaba na n'ubu nsaba ni uko n'abafatanyabikorwa mu by'ukuri ni uko bakomeza gutera inkunga imishinga yindi ifasha abaturage cyane bo mu cyaro kudakomeza gutema amashyamba no gutema ibiti kugira ngo babone ibicanwa, ahubwo bakomeze ya mishinga yindi yo gutanga za biyogaze, za ronderereza, hari imbabura zironderereza ibicanwa. Mu by'ukuri dukomeze tubishyiremo imbaraga kugira ngo tugende tugabanya ingano y'ibiti cyangwa n'amashyamba dutema. Ndangiza bityo nkaba nasaba n'ubundi abanyarwanda bose muri rusange mbibutsa inshingano zabo zo kubungabunga amashyamba ndetse n'ibiti, birinda kuyangiza bayasarura mu buryo butemewe n'amategeko. Twibuke ko mu by'ukuri amashyamba atanga umwuka mwiza duhumeka, arwanya isuri, agira uruhare runini mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe ndetse n'ubwihugiko bw'urusobe rw'ibinyabuzima. Ndabashimiye, mugire umugoroba mwiza. nkongeraho ko kandi nyir'ishyamba iyo yarifashe neza rimusiga inoti. Yego reka tugushimire cyane Dr Concorde Nsengumuremyi, uri umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'amashyamba. Twakoze cyane rwose, watuganirije neza ibintu biri scientifique kandi mu ijwi ryiza, ikinyarwanda gikurura, nta muntu wigeze arambirwa. Imana iguhe umugisha, mwakoze cyane. Dushimire na Kagenza Jean Marie Vianney, umuyobozi w'umushinga kuri Gicumbi. Mwakoze ku bunararibonye mwadusangije ku masomo twavanye mu mushinga kuri Gicumbi, kandi azadufasha twese abari kuri space kwita ku mashyamba yacu ndetse no kuyarinda muri rusange, ariko kandi atari amashyamba gusa, n'ibiti, yaba ari iby'imbuto, yaba ari iby'imitako bikikije ingo zacu tukabyitaho. Mwakoze cyane Kagenza Jean Marie Vianney. Tunashimire yego dushimire na Nkurunziza Olivier, impuguke mu mashyamba, akaba ari umugishwanama consultant muri IBC Consultancy Firm. Yakoze kabisa ku bumenyi yaduhaye, ku nararwenya yaduhaye. Ikiganiro cyanjyoheye nanjye ku buryo kugisoza ntabwo numvaga mbishaka. Reka kandi dushimire abamfashije kugira ngo kino kiganiro kigende neza. Bonaventure Nsabimana ni impuguke mu itumanaho, akaba ari uwo muri IBC, yakoze cyane Nsabimana. Hanyuma kandi dushimire na Fulgence Muhawenimana, akaba ashinzwe ibirebana n'itumanaho mu mushinga kuri Gicumbi, nawe yamfashije kugira ngo kino kiganiro kigende neza. Kuri iki kiganiro mwari mwibereye muri rubanda, mwakoze. Ababajije ibibazo mwakoze. Rameke Gisa n'intwari, wakoze kuntera ingabo mu bitugu. Followers bawe ndabasuhuje, Imana ibahe umugisha. Mwese rero umurare aharyana, amashyamba tuyiteho, u Rwanda rube igihugu gitoshye, abakerarugendo biyongere, ubuki babwita ngo iki bw'umwimerere nabwo buboneke. Murakoze cyane, naho ubutaha, bye.